ahagutse n'ahanje nawe. Yesu ashimwe. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo rikomeye kandi ritangaje. Mbahe ikaze kuri iyi ahagutse yanjye nawe. Uyu muyoboro wacu wa YouTube aho tuvugira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo biciye mu bikorwa no mu nyigisho z'agakiza no kubohoka bigamije kugira ngo ubugingo bw'abantu n'umubiri bihemburwe. Nitwa Pastor Jacqueline utuye hano muri Denmark. Nongeye kugaruka hano muri iyi ntebe kugira ngo tuganire dukomereze aho twari tugeze. Imana ibaho umugisha. Rero mbanze gushima, urumva no kuri mbanze gushima. Mbanze gushimira wowe wakoze subscribe uyu munsi. Nongeye gushimira wowe turi kumwe. Nongeye gushimira comment zanyu. Nuguri burya ziriya comment ziramfasha nk'umuntu mushya, ziramfasha cyane. Ni nkaho umuntu atera haleluya akabona umwikiriza ati amen, cyangwa nyine ukabona kuri kumwe n'abantu. Imana iguha umugisha wawe wahisemo rero ko tugendana aha hantu. Uyu munsi rero ndashaka ngo nkomerezeho. Mbaje no gushimira mwene data wambwiye ati kidnapping ni gushimutwa, ariko ririya jambo naribuze gute. Rero ndashaka ngo dukomerezeho twari tugeze, aho bambujije kujya mu giterane cya overnight. Ubwo no kuvuga ku itariki ya 30 bambujije kujya mu giterane, ariko ubwo hasigara nyine kujyayo ku itariki ya 31 zihereza New Year's Eve. Ubwo bari bambujije kwihiriza, natangiye nyine kwirira, nazafata bampaye ndazinywa birakomeza. Ariko hari akandi kantu nibutse none aha ngaha turimo tuganira. Uzi yuko aho ngaho nyine hari ibyo kurya, hari ibintu, ariko mu by'ukuri tujya gufata gufungura, urumva twagendaga twese hamwe, hari abantu benshi kuri iyo hoteli. Nanone bafashe hoteli yose imwe, sinibuka ukuntu yitwa muri Kisumu, keretse ngiye kubishakisha. Ubwo urumva rero restaurant byose byari ibyacu. Ariko ikintu cyantangaje nuko, ariko ndavuga ngo mbyibutse ubu nyine, nta muntu ugeze usenga tugiye gufungura. Nta ugeze usenga pe. Ndetse nta na aka event na gato yakabayeho kugira ngo abantu yego bari bahageze barushye. Ariko ndatekereza nk'ibintu by'igiterane abantu bashobora kuba wenda bahamagarwa bagasengaho gatoya, hanyuma ibindi bigakurikiza. No, nta mu gitondo nta gusenga, ku munsi ukurikira nta bindi. Gusa ku munsi ukurikira nyine baduteguye ukuntu tugiye kujya muri overnight, nyine ihereza umwaka mushya. Hari ikintu rero ntababwiye mpaguruka hano. Mu by'ukuri icyo gihe nari ndi mu bubyutse pe, nsengera n'iki gihugu dutuyemo, kandi n'ukuri ngisengera bivuye ku mutima, nkingingira ko mvuga ngo Mwami Yesu udukoreho twese n'abiki gihugu. Kandi bumenye icyo gihe yuko nabaga mu itorero rya bene b'igihugu b'iki gihugu, iterero rinini cyane. Kuri icyo gihe ngira ngo hari nk'aba member like buri cyumweru nk'abantu bageze kuri 400. Muri iki gihugu abantu ni benshi cyane, ni benshi cyane pe, ntabwo ushaka kubyumva, ariko abo bantu ni benshi cyane. Ni ngo wavuga wenda 4,000 nuko biteye pe muri iki gihugu. So nari ndimo rero bamwe mu bayobozi bakuru, sivuga abadiyakone, ariko abayobozi. Hano haba hari umupasteri n'abandi bayoborana nka 5 cyangwa 6. Twingira mu cyo gihe twari nka 5. Nanjye rero nari muri iryo torero. Urumva rero nari mfite ku mutima gusenga, nsengera igihugu, nsengera. Ngiye guhaguruka rero hano natwaye nitwaje idarapo ry'iki gihugu. Ndavuga ngo Mana ningera hariya aho nyine bari bamaze kunyuza mu bwonko, numva ko hari bukorerwe ibintu bikomeye. Natwara iryo darapo, ndavuga ngo nzayishingayo, ngo hanyuma mvuge ngo Imana izakora aho hantu kuri ubwo butaka kuri Kisumu. Herega ibitekerezo byanjye numvaga ko Imana rwose ibitangaza biri buhabe, Imana iri buhabe, ibintu nk'ibyo ngibyo. So tugiye gusohoka rero muri hoteli, nasohokanye rya darapo. Muribuka muri video y'ubushize ko nababwiye yuko hari umuzungu wari uhari w'umukobwa nahahuriye nawe, nanizi ko ari umukobwa ariko n'umudamu wari ufite n'abana 2 ndibaza. Yahise ambonana mfite rya darapo. Kumbe uriya mudamu turaturanye, ari mu mujyi wa Hosense,
nukuvuga ngo na amasaha ni minota 25 uvuye iwanjye kugera aho yabari nawe yasengeraga mu bantu b'abapentekote ariko yari yarabaye connected kuri bo nuko nababwiye ko we bari baramwishyuriye itike imuzana. So uwo nguwo we nyine ambonanye iryo darapo yaje ari aggressive aravuga ngo iryo darapo rime ndavuga no iryo darapo ryo waryizaniye aravuga ngo ngo rime ngo rigiye ukwiriye kurifata. Mboneho no kuvuga ngo sinumva ukuntu jewe nanjye ndi umwene gihugu nanjye mfite passport nkiyi ariko yarambwiye ati jewe ni jewe ukwiriye gufatira iryo darapo. Ndambwire nti no iyo ushaka nawe uba wizaniye iryawe ariko reka mvuga akajambo mu buzima bwa buri munsi hari abantu benshi babona ko bakwiriye kurusha babona yuko hari position nibo bafite jewe noneho ku buryo ngomba ngomba kubabisa kuko bafite priority bafite ariko mu bwami bw'Imana suko bimeze ndetse no mu buzima busanzwe suko bimeze muri iki gihugu. Yego birahari nta wabibuza ariko najya nkubwire ngo niba afite uburenganzira bwanjye ntabwo nzareka kuburaharanira ntabwo nzareka kuburwanirira. Uwo mudarama yanyeretse aho hantu yuko we afite ari ya identify ya ari connected ku darapo y'iki gihugu cya Denmark kurusha jewe ariko ntago nayimuhaye twarakomeje nyine dukurikira uwo mugi abo bantu mbega jewe ntabwo nta kindi kintu narebaga nkavuga ngo wow aba bantu se no gukunda Imana aba bantu se numvaga byari ibintu bituma nabonaga abantu akaba ari byo urumva hari ahantu byankoze. So turakomeje rero nizo ndirimbo muri uwo mugi n'ibintu nk'ibyo n'amakonvoyi n'amamoto n'amamodoka ariko kubera ko abantu babaga bacucitse cyane urugendo rwose rw'igihe gito rwadutwaye igihe kirekire n'amakonvoyi kuzagera muri stade aho ngaho muri uwo mugi wa Kisumu aho bari bakoreye nyine icyo giterane. Hanyuma tuhageze nyine amamodoka abantu bira bintu byari byinshi ariko bari bubatse tents z'aba VIP tugezemo dusanga aho bubatse madhabahu agatuti uko bari bakagize uko bari babiteguye ubwo ariko uwo mugabo uzi ko umugabo yakubwiraga ngo Imana iraza kuza ngo iturutse muri uru ruhande ariko burya koko ijambo ry'Imana riravuga ngo abantu banjye barapfa kubera ubujiji ariko hari abantu benshi nabaho nitwa jewe urumva abantu nabagereranya nabo hakuzo nabagereranya n'abantu bangana gute ko bari benshi urumva baratubwiye ngo hari miliyoni 3 ariko jewe ntago mbihamya ko bari miliyoni ngo baravuze ngo hari miliyoni nkibaze miliyoni nye wazibaza uti cyokora hari abantu benshi natwe aba VIP turajyayo twicaye muri ntuza yacu muri tents zacu mu ntebe zacu z'ibyubahiro araza kugeza igihe yaziye. Ikindi kintu nabonye araza uko yazaga jewe ariko ntago nagiye ngo nishyire mu ba VIP kuko numvaga ndi muri process yo kubona yo kureba naragiye nishushanya n'abagore baho nari nambaye nkabo agasatsi kanjye kari kagitangira kumera kari level nk'ingi wareba hano gutya nuko kareshyaga mu byukuri. Nitwa Jacqueline Hansen uzandebe kuri Facebook nubwo ntari active uzabona harimo account 2 ntungire iyo uzabona yose ameze gutya naraniwe kuyafungura urumva nyine wabona gafoto mfite akabendera k'iki gihugu gutya. Nkihagera rero ndaza gusubira inyuma nishushanyije nabaho ariko nkihagera ikintu nabanje gukora nafashe rya bendera ndapfukama ndasenga ningengera iki gihugu ndavuga ngo wa Mana we niba koko ari wowe Imana ukaburi bukandagira aha hantu iki gihugu cyacu cya Denmark nukuri natwe uzatwibuke mba ndaho ngaho wa mugabo wa mugaragu imbaraga z'umwijima icyo gihe siko nabibonaga ariko ndabizi 100%. Aba arazamutse gihe ugatuti abantu bose nyine barimo bararirimba indirimba baramye baraho abantu benshi mbega abantu nta hantu ndababona
noneho aza kubona rya darapo ryanjye ndimo ndiwevinga. Ubonye iyo end of the year conference ya Kisumu, keretse baba barabivanyeho simbizi, wabona umuntu w'umudamu ufukamye n'akabendera gatukura, ahita avuga ngo kandi koko uko nabitekerezaga ni nako yabivuze, Satani ni umugome. Ariko so kuvuga ngo arebye intekerezo zanjye, ndibaza nk'umuntu uko yakirebyemo. Nari mbonye aravuga ngo hey, ngo I see the flag, ngo is that the Swiss? Abandi bati oya, bati ni Denmark. Nanjye ubwo rega natitereje ndimo ndinginga Imana kwitwibuka igihugu cya Denmark ikaturinda ikatumanukira. Aravuga ngo ngo Denmark, ngo ya darapo ni rya ngo rya Denmark, ngo Denmark Copenhagen, here I come. Ngo araje azaza kudusura natwe. Tujya muri ibyo bintu, nguma ndeba ibyo bintu. Ariko ikintu nabonye ubwo yazaga bari bafite red carpet bashyize mu nyine ya indi y'abastar. Noneho ikintu kimwe nabanje kubona, abantu bose hari abagabo nukuri barapfukamaga bamuworshipinga like straight away, barapfukamye n'amavi yabo hasi, uko acaho agenda azamuka agenda baramusengaga nk'Imana, baramuworshipingaga nk'Imana gutya. Ibyo nabyo navuga ngo kubera iki atabuza bari abantu gupfukama basoma nk'ibirenge bye bari muri ibi ngibi. Ndibaza kuki atababuza, numva akantu katamere neza, kuki atababuza. Ikindi cya kabiri, ibitangaza bavugaga ngo birakoreka, yemezaga abazungu. Twari kumwe n'abazungu benshi rega, yemezaga abazungu nabo ba VIP bavuye hanze, ukana arabemeza. Noneho hari ku kintu nabonye cyo akihagera abantu bose bikubitaga hasi, ababiri bifuro, abasimbagizwa hejuru bagatera induru, bakazenguruka po, bakazenguruka po, bikubita hasi babiri bifuro. Noneho hari umugore we witeye hejuru, ndamwibuka ni nkarejo, yiteye hejuru atera induru, byabindi by'abanyamahanga batera induru by'akaruru, atera induru yizengurutsa yikubita hasi. Mbona aravuze ngo uteye induru ninde, aravuga ngo God bless you, ngo bless your family. Byabindi bambwiraga nkibaza se ibyo bivuze iki. Ariko nguma nitegereza ibitangaza, abantu baragwa muri uko kugwa. N'umwana w'umukobwa wari waravuye Finland aho yatangije yo church, naho nawe aragwa, abantu baragwiriraga nk'umuyaga wateye mu rutoki, pofu muvuga Benhin, bariya baragwaga, hagezemo n'izuba, hagize n'ibiki. Ariko giye mu mutima wanjye nta cyarimo, ndabireba byose nkareba babandi baravuga ngo hari abantu barimo bagenda, urumva ngo abantu barimo bagenda. Noneho ukabona umuntu aravuye mu ntebe, bababwiye ngo baragenda ni bitangaza, avuye mu ntebe y'uburema, ariko nanone ukuntu agenda ntabwo ubona ko hari imbaraga atunze. Bibiliya tubwira ngo Petero na Yohana bamaze gusengera ikirema cyari ku irembo rwiza, ni bwiza, beautiful gate, ngo cyajyanye nabo gitaruka kiruka. Ariko bari abantu bagendaga nyine n'ubundi bagifite uburema bwabo, bagerageza bagwa, ngo barimo arimo abwira abantu ngo barimo mbega ngiye nta gitangaza gifatika nigeze mbona. Uwabandi nkaba nabipinze, umutima wanjye urumye, byose ndabireba nkavuga ngo no, ibi sibyo. Ariko ubwo habaga abaganga bazanye amafari y'abarwayi bakize sida, ariko yabaga ashaka kwemeza abo ba foreigners, abo ba professors n'abandi yuko bitangaza koko birimo bikoreka. Hari abaganga basuzumye bakize sida n'ibindi. Namwe mwabyirebera ibyo birema birimo bigenda kuri podium yiwe, ntabwo ubona koko ko ari ikirema gikize kigabona imbaraga. Nge nabonaga ari ibitekinikana. Ariko ngira aho ngaho nashidikanyije rwose. Ariko ikindi gihari, naje kumenya yuko bari bihirije. Ngiye bambuje kwihiriza, ariko we ku giti cye yari yirije. Burya n'abakozi bo kwa Satani barihiriza, we ku giti cye yari yihirije. N'abagore baho n'abakozi baho n'abagabo bose yari yabategetse kwihiriza.
none yewe nari n'abantu umwe nabo amazi yabo nayatwaraga narayabatwazaga nabaga mfite uducupa tw'amazi noneho hari nk'umugore bambe nawe wavuye mu Busuwisi atandukana n'umugabo ngo agiye kuba nawe yari umuntu ukomeye by the way atandukana n'umugabo ngo agiye kuba umupasiteri waho ngaho muri iyo Imana yo mu ijuru icyama ngo tubabarire Bibiliya iravuga ngo mu bihe bya nyuma hazaba abagabo bagenda bomboka mu mago y'abagore ngo abagore Imana tubabarire baremerewe n'ibyaha badakizwa babanyaga bababeshye nukuri abo hari abagabo benshi hari ariko n'abagore benshi uwo mugore nawe yari rwose yaravuye mu Busuwisi yarataye umuryango we nawe yari mu kintu gikomeye cyane nawe ntabwo yarashoboye ibyo bintu byo kwiriza gutyo bamwe nari mfite uducupa twabo bakambitse uducupa twabo tw'amazi baza kugira inyota bakaza kuza bakanywa kuri ya cupa y'amazi ubundi nkayibabikira byari bibi cyane ariko umuntu wese yavuga ngo yarakize atangiye kuvuga ngo yakize ngo ari hejuru aho yaramwicazaga bakamuha amazi yo kunywa cyangwa bakamuha fanta biriya bintu ntabwo nzi ibyo ari byo ariko ndanabizi wenda nyuma yaho naje kubimenya noneho ugiye nari nabirebye nabipinze ariko mbere naragiye n'amafoto nari najyanye n'ibiki byose ndondaho kuri altar ngo nanjye ndasenga ngo nzi ngo Imana ngwira aho hantu kumbe nagiye kureba kwa Satani kumbe ndi kuri altar ya Satani n'abadayimoni ariko Imana yo mu ijuru naje gusenga niba ari gihe wishubije simbizi ndavuga ngo ariko Mana ubu koko nk'umuntu waje gushaka mu kuri no mu mwuka nta wakize ngo akire bibe biragaragaye ibyo nishubije ntabwo nabikubwira ariko gihe nari nabipinze mbona nta mwuka w'Imana uhari mbona nta kintu nta cyamuvinze nta n'ikintu cyagize gikorwa muri gihe ngo numve imbaraga numve iki nari nabipinze kuko nabonaga biriya bintu biri bifabrikana nyuma yaho ngira ngo yarabirebye sanga namupinze yongeye guhuza amaso ye nanjye noneho kuba turebanye n'amaso hahise haza imbaraga zinkurura ndagenda noneho mpagarara ku gatuti neza nkuko umuntu yahagarara hano kuri iyi ntebe noneho ndebe ibibera aho ngaho icyo gihe haje umwana yarazanywe na nyina uwo mugore yasaga nk'umuhinde avuga ngo umwana we yavutse ari impumyi noneho amaso yanjye ntabwo ashobora kuva kuri uriya mwana ubwo arimo amusengera yari afite agacupa k'amazi agashyira imbere y'umwana avuga ngo Imana iramuhumuye uwo mugore avuga ngo yarahagaze aho ngaho ngo agiye kubona ngo abone umwana watangiye kureba none agafata agacupa k'uwo mwana akajya kagenza gutya imbere y'uwo mwana noneho uwo mwana akajya kareba gutya atangira akana k'agahinja gatangira kari gafite ntabwo kari kagejeje kari nk'akana wenda ko abantu baba baragwingiye ntabwo kari kagejeje umwaka wenda ni nk'amezi 8 ni nk'amezi gutyo ni hejuru ya 6 icyonzi kuko kari gafite motoriki y'intoki zako yarakoraga noneho akajya kereka icupa kakajya gashaka kurifata gutya amaso yanjye ntiyari afite imbaraga yo kuva kuri kariya kana nagumye nkitegereza kugeza igihe akana kagezeho gafata icupa aravuga ngo kamaze kureba niba ari byo niba atari byo ariko icyo ngicyo cyo cyanyemeje ibindi byose nari nabipinze namwe nuko nyine abantu batiyaminiya ariko niyo mwakwiyaminiya kuko ntacyo gihe numvaga ndi umunyamwuka numvaga niyo Yesu yaza twagenda ndi tayari ariko sinabuzwe gushukwa n'ibyo bintu narebaga ijambo ry'Imana riravuga ngo hari nabera n'intore bazashukwa hari birashoboka ibyo rero nanjye byantwaye icyo nicyo gitangaza nabonye usibye abo ngabo bikubitaga hasi babiri bifuro n'abandi n'ibindi nk'ibyo ibyo birarangira sa nkaho nemejwe icyo gihe mbona imbaraga mbese ni nkaho namaze kwemera icyo kintu mbona kubona imbaraga ziva kuri aho hantu subira mu muteretse hari izuba cyangwa ubundi nkaba ndi kumwe n'abagore ibyo bibaho birakomeza insubiye kuri ya worship team y'abanyarwanda impamvu bivugaho muraza kubyumva bagomeje worshipinga noneho baza kuririmba indirimbo ariko yari mu Giswahili niba yitwa Sema nami indirimbo yitwa ngo Sema na mimi sema niba ari Sema na mimi niba ari iki
ni indirimbo y'abanyarwanda bakunze kuririmba ariko iri mu Giswahili. Iyo ndirimbo rero n'abajyaga asa nkaho aririmbaho. Noneho kuri iyo ndirimbo maze nkubwire abantu baraguye bikubita hasi bashyiraho ngaho. So ibyo ariko birangira gutya ari byo tureba ngo ubwo mwuka wera ngo yabakozeho da. Nibyo ngiye niboneye ijoro riragenda birarangira turataha ariko nyine ni urumva hari gushaka kuba mu bintu ugatwarwa n'ibirimo bihakorerwa ariko mu by'ukuri nta gifatika. Ariko ibintu byari uzashobora zirebere. Dusubiye kuryama burakeye ku munsi ukurikiyeho bagiye kutwakira bagiye kudukorera party yo kudusezera kuko bavuze yuko muri Nairobi nitugerayo tutazabona umwanya wo gusezererwa neza bazadusezerera aho ngaho. Barateka ibyo kurya byinshi ku mugoroba ukurikiyeho ubwo navuga ku itariki ya mbere ariko ubwo nta kundi gusenga gusigaye. Aho hantu muri icyo giterane kingana gutyo nta gukorektinga ngo ntabwo ajya afata amaturo. Tekereza abo bantu bahuye baza gutura bose miliyoni zose zajya guturwa ariko kwifashisha abantu ngo nta turo nta ki bla bla bla. Ariko baza kudukorera rero dina bajya kudutekerera ahandi hantu muri ahandi hantu hameze nka restaurant cyangwa se sinzi ukuntu hari hameze ni nka restaurant kwa. Ariko wibuke ngiye wa mugore yagumye anyitaho anyigisha ku byo kurya by'uwo muntu abitanze ko umuntu abyakira bla 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 bla. So turimo turya rero nari nicaranye n'umugabo wavuye muri Uppsala muri Sweden. Baba ni rero aragiye kurebye yarariyo naricaranye ariko hariyo n'undi mu professor w'umugore n'umugabo we nabo bavuye muri Sweden. Uwo mugore akaza kumbwira Imana yari yarampaye igikundiro kidasanzwe hari ahantu ariko byara kugira ngo menye ukuri. Umugore aza arambaza ati Jacqueline ibi bintu horo bibona gute kuki uriya mugabo bamwita umutware? Jewe aravuga ati jewe ibyo ngibyo ngiye nta mushaka kubyemera. Uwo mugore ashaka kuba yari umukristo wenda umugabo we ntabwo yari umukristo ariko we yari umukristo. Aravuga ati jewe umutware mwizi ni Yesu nta wundi muntu jewe nakwita mutware no. Ndavuga ni ndakumva ariko mbega uba ufite ukuntu bafashwe mu mutwe utazi igikurikira. So kuri uwo munsi rero baradutekeye turariye jewe urebo ntabwo nkunda ibintu by'inyama n'ibindi. Umugabo abanza kuri ibintu bitangaje. Abantu bamaze kunywa bagejeje ahantu kuko ntabwo banywaga inzoga banywaga amafanta amazi. Umugabo yaraje azana amacupa turaho turimo turya hari za kureti ziraho baragamo bashyira ku meza ariko azana amacupa arimo amafanta n'amazi nkuko washyira icupa rimwe hano hagati gutya ukagenda ufashe gutya. Araza yafata gutya ahagarara ahantu iruhande rw'ayo magazi arahagarara gusa. Noneho arangije kuhagarara arareba nanjye ndamureba araza ayashyira neza mu igazi hasi ayo mazi. Ndiruka wagira ngo arakubwiye ngo ngwino umwe. Ndiruka njya kuyafata ariko umugore w'umukongomani ariruka imbere yanjye ajya kuyafata arantanga afatamo menshi. Ngiye ndibaza narafashe nk'atatu we ngira ngo fatarengaho ariko numva narafashe nk'atatu sinzi n'undi wafasha yandi. Ubwo ndayatwarwa yari kwibikaho y'umugisha. Ibyo biraho hari ibintu byinshi bihabera. Nari nababwiye ko hari umuswidishi twari twicaranye wavuye muri Uppsala umugabo ukuze n'izina rye ndarigivuga na telefone ze ndazitunga nuko nashatse kujya muhamagara mubwire ngo ariko biriya bintu muracyabirimo sinabikora. Wa mugabo rero araza ariko niba ari igihe yaratagetinze niba ari uriya mugabo yaratagetinze kuko abantu bose bari bamaze kwishuta kandi jewe ntabwo nigeze ndyinyama. Jewe urumva niriraga gatoki niriraga ibintu by'ikinyafurika byari biri aho ngaho ariko azanye ya nyama aza kuyiha umuzungu wahaze ni stick ingana nka gutya yokeje ayizana ayifashe gutya ajya kwishyira ku isahani. Yagendaga agaburira abantu runaka rero ayihaye wa muzungu umuzungu arayanga. Bivugice nabi arayanga ayanze ndamubwira ngo yimpe. Urumva bari bamaze kumbwira ibanga yuko ikintu cyose agabuye kiba ari umugisha kandi aba ari amavuta. Aya mavuta mubona azakorera abantu ishyaka. Ubwo mfata inyama nyizirikaho nyine ndayihekenya ndinda nyimara nyine ubwo ibyo biba biraho. Aho rero abantu bati musabane mu network
aho nahamenye ibintu bikomeye. Narabwiye ngo Imana yari yarampaye imigisha yo gukundwa aho hantu. Ndagira ngo masubize inyuma gatoya ntaragera aho ngaho. Igihe navuye muri Sweden, ibyo nabivuze mu gice cya mbere. Mbwiwe kogoshwa ngo kuko ngo umusatsi wanjye uri contaminated, nkogosha nkabura uruhara rusa. Ibyo ngibyo ushaka kumenya ibyabyo ni muri video ya mbere y'igice cya mbere. Icyo gihe jewe mu gushaka kwanjye ikibazo nabaga mfite, ntimunyumve nabi ibi bintu. Nashatse se umusatsi ugira indwara ki, warwara iki? Icyo gihe nababwiye, sinzi narababwiye, nari narashyizemo human hair. Kera rero nakoreshaga human hair cyane cyane zo mu Bihinde. Murabona ubundi umusatsi wanjye pe ushaka kuba muremure pe, udifirije washaka kuba muremure ukaba wagera wenda mu bitugu kuntu uwufashe neza, udifirije mbega. Uyu musatsi mfite ku mutwe wanjye ntago udifirije, uri naco kandi ni imisatsi ikomeye, ntabwo ari nirende. No kuvuga rero ngo yashaka kuba mu myinshi, ariko rero nahoraga nibyo bitanejeje yuko uyu musatsi nawe udifiriza ukaba wonyine. Nahoraga nteyemo iyindi misatsi, nteramo iyindi misatsi ya human hair cyane cyane y'Abahinde. So kandi yahendaga itese, Imana yo mu ijuru pe imbabarire, yarahendaga sinzi muri iki gihe ukuntu igura, ariko icyo gihe inuzi imwe akantu kamwe twakoreshaga mbega ushatse umusatsi mwinshi hose twakoreshaga imisatsi 2 n'igice kugeza kuri 3 ushatse mwinshi cyane, kandi umwe waguraga 1000 cy'amakorona. Ubwo ni nk'ibihumbi ubwo yarangaheda, ni amafaranga menshi. N'ubundi niyo mbyibutse birambabaza, ni amafaranga menshi, ni 3000 by'amakorona. Ubwo 3000 by'amakorona se buriya ntiyenda kugereye muri izo za magana angahe, buriya ntizigera mu bya 500 n'ibindi. Ugafata ayo mafaranga ukagenda ukayatanga bakakuboheraho ibyo bintu kandi wifitiye umusatsi wawe bwite. Ibyo nibyo nakoraga. Noneho muri iyo kubaza noneho natangiye researchinga, maze kumva ko umusatsi wanjye wabaye contaminated, waranduye. Natangiye gushaka ibisubizo kubijyanye n'imisatsi. Ntimunyumve nabi, ngewe ubu n'ubuhamya bwanjye. Simbabujije abantu gukora imisatsi yabo nkuko babishaka, ariko ubu n'ubuhamya bwanjye bwite. Ntangiye rero gushakisha iby'imisatsi, naraguguru, nawe wagugura, ngugura aho human hair zituruka zo mu Buhinde. Nasanze yuko Abahinde basenga ibigirwamana byabo by'amoko yose, nkuko umuntu ahiga umuhigo akavuga ati Mana nunkorera iki kintu nzaguha uyu musatsi wanjye. Noneho bagatereka imisatsi yabo ikagera iriya. Noneho bazaza guhigura umuhigo wabo, niba ari kuhigura, niba ariko wabyita, ya misatsi barazaga aba priests b'ibigirwamana byabo mu mashrine yabo niko nahita, bakayikata ya misatsi kuko babaga bayitanzemo ibitambo. Ni ukuvuga ngo ababa mu Buhinde murabizi, muzi ko habamo abababa bogosha abantu. Ya misatsi rero yose y'abantu batanze, abandi bogoshe ku bushake, abandi bapfuye, yose barayivangavanga. Noneho akaba ari industry izana amafaranga menshi mu Buhinde. Ya misatsi rero ya human hair, ya misatsi y'abastari bo muri Hollywood iva mu Buhinde, naho iva nta handi. Abantu batereka imisatsi yabo yaba minini bakajya wenda hari n'abayiguza bayagurisha simbizi, ariko nzi yuko bayitambiraga ibitambo mu bigirwamana byabo. Iyo misatsi akaba ariyo twebwe tugura tukayiteraho kuri twebwe. Ibyo mbibonye numva birambabaje, ndavuga ngo buriya iyi misatsi naguraga human hair, kuko urumva ni human hair nyine, buriya bayihaye ibigirwamana, barayitongereye bumva wenda yabirimo nayo abapfuye kuko igira class. Hari imyiza, hari yo bafatiye ngiyo y'abagabo n'abandi baba babogoshe nyine ku matembo yabo. Abaye mu Bihinde murabizi, byose bagafatanya bakabifabrika, ni factory, ni income generating y'Abahinde, bakora export y'imisatsi, natwe tukashyiraho. Ariko n'abazungu barabikora, sitwe twenyine.
ibyo rero naravuze ni no, iyo niyo mpamvu niko nabitekereje, ntiburiya nuko nari mfite imisatsi y'ibyo bintu bya moko. Ubwo nicyo gisobanuro ngewe nihaye mu bisobanuro nari mfite. So mvuze ibintu byinshi, buri muntu wese n'umuhamagaro we ngiye mvuze ibyanjye, ntihagire untera amabuye kubw'ibyo. Kandi nibaza ko Imana itarareba imyenda yawe, itarareba uko uteye, Imana icyo ishaka ni umutima wawe, ni umutima uri regenerated, ni umutima uri revived, ni umutima ukunda Imana. Ibindi byose ni hanze, ibindi byose Imana igenda igucura. Nabonye n'abantu bambara ibintu birebire bitambaje nkanjye ngo njye nitambaza, ibyo ntibiguha gukiranuka imbere y'Imana. Ariko ntabwo ndimo ndisobanura, nubwo bisa nkaho nisobanura, ariko ndakubwira ngiye ubuhamya bwanjye. Imana rero ngiye burya nta muntu ushaka no kureba mvuge ngo wewe wambaye gute, ngo uteye gute, ngo nzi no, umuntu wese ngo ino kuri ku Mana yawe, aziga Imana izavugana nawe. So anyway, icyo gihe rero imisatsi narayifuzwe, numva ndayanze, numva nicujije ukuntu nabaye umuterankunga ngura iyo misatsi nyiteraho ku giti cyanjye. Abanzi murabizi, nanubu ndabivuga nkumva birambabaje kuko ayo mafaranga yapfuye ubusa. Anyways, noneho aho hari umubisho, iki kintu mucyumve neza, wo mu Buhinde, bari batangaje ngo ku itariki 5 z'ukwa mbere, urumva ni ukuvuga itariki 5 z'ukwa mbere 2013, uyu mugabo Ori ngo azajya mu Buhinde. Uwo mubisho bamutangaje nk'umuntu ukomeye cyane, nk'umuntu ufite ngo amatorero 5,000 mu Buhinde. Uwo mugabo yararaho yicaranye n'undi Muhinde. None jewe kubera bamusatsi nogosha agasatsi kanjye nyine kari kakiri gato yo nuko nababwiye, ndagenda ndabegera, nashaka kubabaza ikibazo kimwe. Naragenda mbaza wa bishop, ndavuga ndashaka kugira ngo ikintu ugira icyo umbwira. Ndavuga jewe mubwira yuko nafataga ya misatsi y'Abahinde najyaga nyambara, kandi Imana iza kuyimbuza kuko nibyo bisobanuro nari narihaye. Ndabimusobanurira, ndamubwira ndashaka ngo usubize ikintu kimwe. Igihe hatari hakababonetse isoko muri Hollywood, isoko mu birabura tuguriye imisatsi, ko nicyo gihe abantu bazanaga imisatsi yabo bakayitamba, bakayiha Imana, ibigirwamana byabo. Icyo gihe bahikoreshaga iki? Niba hatari aho bayigurisha bahikoreshaga iki? Ubu narabibonye yuko mu Buhinde ari market ikomeye, hari isoko abantu bajya kurangura imisatsi. Hari na Brazilians, ariko mu Buhinde ngira ngo biroroshye, ngira ngo Abahinde nuko ari benshi sinamenya, kandi bose bafite imisatsi miremire. Ndabazi ni ibintu babikoreshaga iki imisatsi? Ko naravuze ngo Imana muri Bibiliya yahanaga abantu bayo gufata ku bintu byaterekereshejwe se byatongerewe, byahawe ibigirwamana. Imisatsi yo abantu bayikoreshaga iki mu gihe cya kera? Ndashaka kubimenya. Harangije arandeba aravuga ati no, ati ibyo by'imisatsi ati ntago nabikubwiraho, mbega arajyanga kubivugaho, yanga ntabirashobera. Wa Muhinde mugenzi we bari bicaranye arambwira ati ariko ngewe ati ngenda bizi icyo nabikoresha. Wabimbwira ati ndaza kubikubwira, buriya genda bikubwira. Uriya yanze kubimbwira, ariko arambwira ngo ibyo ngibyo ngo byari mu isezerano rya kera, ngo ibintu byose umuntu arabikora nk'uko abishatse, ngo ni isezerano rya kera ntacyo navuze. Ndavuga isezerano rya kera ntacyo rivuze, numva ndavuga se ntiwizera isezerano rya kera? Numva sinzi ukuntu bimeze. Ariko uriya arambwira ati giye rwose turaza kubivuganaho, ndaza kubikubwira. Namubwiye baza se wowe uri iki? Wewe wizera Imana? Ati reka da. None se icyo gihe nari nzi ko abantu bose bari aho ngaho muri abo ba VIP muri iki giterane bose ari abantu bizera Imana, ari abantu b'abarokore nyine bashaka. Namaze se wowe ntabwo uri umukristo? Atoya. Ntiwizera Imana? Atoya. None se ko waje hano? Ati jewe ati ndi umuterankunga. Ubuka ya mafaranga, ati ndi umuterankunga, agenda mu businessman, mfite amafaranga, ndi umuterankunga, niyo mpamvu ndi hano naje gusa, ariko ndi umuterankunga. Aho kana kansigamo. Ariko ibyo ngibyo byabaye nkaho biyoyotse, birarangira, turagenda, ibyo birarangira. N'aya mazi yanjye byose biragenda.
biragenda birangirira. Ariko noneho nza kwegera wa mugore wo mu Buholandi wafashe amazi, ndamumaze nariko se ko nabonye bashyira amazi hariya, ayo mazi ko nabonye uzibanga ryayo kuki wagiye uri kuyafata. Aravuga ati buriya rero muri ariya mazi ati kurya ibyo umugabo w'Imana yaguhaye niho hari ibanga. Aravuga ati yaje mu Buholandi amara iwanjye icyumweru cyose angaburira, biryo bigatekwa akaba ari ungaburira. Ati hanyuma maze kuhava ati itorero ryahise ryuzura abantu, ati ndaya zose ati abantu bose itorero riruzura. Ati rero burya kukugaburira ibyo kurya by'umuntu w'Imana niryo banga. Wibuke ko nariye ibinyama, wibuke bya bindi byose na y'amazi. Ndavuga ariko ubwonko bwanjye ntiburagaruka. Urabizi hari ahantu ugera ugafatwa n'ibintu byaho. Ibyo birarangira ubwo turagenda nyine gutyo, ubwo mbamenye n'ibyo ngibyo. Ubwo bukire bwaho urumva hari mu ijoro twagiye kuryama, tubyuka noneho mu gitondo cya kare twerekeza tugana Nairobi kuri hoteli turi buharare buri muntu agendiwe, ariko abagomba kugenda nimugoroba hari ukuntu baduteguriye kuza guhura na Man of God. Kandi bibuke ngiye najyaga kuva aho ngaho nagera Nairobi naharara nkaza kubona one on one na Man of God, kuko bari babisezeranyije nyine. Urumva nanjye bari bambonyemo ikintu. Tugeze Nairobi kuri ya hoteli n'ahandi twaraye tuza tujya gufata imfunguzo zacu. Nabaye nkikora iki kintu mu cyumba neza, nabaye nkifungura njya mu cyumba cyanjye, nabaye nashyira akabaga kanjye hasi, noneho numva urugi rurakomanze. Numvise urugi rurakomanze, ndagenda ngiye gukingura sanga ni wa muhinde w'umubisho. Uwo muhinde aravuga ati ndashaka kuza mu cyumba cyawe nkubwire byandi by'imisatsi. Ndavuga no bitanyenga, nitugere twicare hariya. Turagenda twicara ahantu hanze hagati ya restaurant na reception, hari ahantu hari garden, hari akabank, ariko ni hagati y'inzira nyine. Hano hajya mu byumba hariya, hajya mu byumba hariya, mbega ni nko kuri roundabout. Ariko aho ngaho turahicara kugira ngo ambwire ibyo by'imisatsi. Umuhinde rero atangira kumbwira, urabona biriya ni ibyo mu isezerano rya kera, biriya ntacyo bivuze. Umuntu yemeye kurya icyo ashaka, kwambara icyo ashaka, niyo misatsi nta kibazo yambaye uko noneho ndavuga se nyiri muri ibyo ngibyo hazi wundi mugabo wo muri Austria, yari wo muri Austria nawe umuzungu. Noneho haje ndamaze ni se wowe uri umurokore usengera he? Nsanga we nawe ntago ari umurokore ariko n'umunyagatulika cyane. Aravuga ati jewe ati nkunda kuntu babivuga, ati jewe sindi umukristo ndi umunyagatulika. Ndavuga yo abanyagatulika se busaba kristo. Anyway ntago yari afite ubumenyi bwa Bible. Uwo muhinde rero dutangiye kuvugana, atangira kubimbwira. Noneho jewe icyo gihe hari Imana yankoreye, mubwira ibintu byinshi cyane. Ndamubwira niba utizera isezerano rya kera, isezerano rya mbere n'irya kabiri ntiwaryizera. Ntangira kumwigisha cyane ukuntu Imana yanditse isezerano rya kabiri ari ukuzuzwa kuri isezerano rya mbere. Ntangira kumwereka ko niba Yesu nawe yarakoresheje amagambo yari mu isezerano rya mbere hariya, umva ntangira muzanira ibice byinshi cyane. Nanjye ku bwanjye ntibuka, ndavuga urumva nakiri imbaraga. Binyibutsa iyo mbitekereje ibyo bintu nibuka cyane mu gihe cya kera. Mu gihe cya kera ubwo Mwuka Wera yazaga ku bantu, nta imbaraga ndamubwira. Noneho nabanje bwa mbere namubwira nawe akambwira ibindi. Wa mu Austria akanyumva akemeranya nanjye, nawe yavuga nawe akamwumva akemeranya nawe, nanjye gutyo bigira. Ariko bigeze aho noneho nyine mutsindisha ijambo, nanjye sinzi ngo nirihe. Icyo nzi ibice bya Bibiliya byaraje, ndamubombadiya nyine ndamubwira. Umva namwigishije Bibiliya niko mbitekereza. Isezerano rya kera rya mbere nkarijyamo, nkafata irya kabiri nkarijyamo, nkavuga ni niba uri umuntu w'Imana nk'uko bivuga ukaba utemere iri sezerano,
kuko noneho nta Yesu ntiwabumwemera kuko Yesu nawe ari umva mvuga amagambo nkayo ngayo. Mu kanya gato yaraje kwikanga umugabo yifashe gutya sinakubwira ngo byatwaye iminota ingahe. Nge nabonaga ari nk'ibintu bitwaye nk'iminota wenda nka 25 cyangwa n'igice, ariko byari birenze cyane kuko nagiye kureba abantu mbona butangiye kwira, mbona butangiye kwijima. Noneho wa mugabo yifata gutyo arambwira ati harya bakwita nde? Ndavuga ni nitwa Jacqueline. Ati ufite amashuri angahe? Ndavuga ngo amashuri, ndavuga ngo nize muri university ya Christ Jesus. Aravuga ati oya, seriously ufite amashuri angahe? Ndavuga nti amashuri se haraho ahwanye na Bibiliya. Ntangiye kumubwira ngo se amashuri ntumwa zari zifite amashuri angahe? Ni bari gushaka kuvuga. Aravuga ati seriously hati giye kubaza uyu nguyu, ati uzi yuko uvugana n'umubishop? Urumva? Ati ikintu cya mbere ndashaka kukumenya, ndashaka kumenya itorero usengamo, ndashaka kumenya amazina yawe, ndashaka kumenya. Ati kandi jewe ndi bishop nkuriye amatorero 5,000. Atari ko ndashaka kukumenya. Noneho mbona yifashe kurya, none ni nkaho ntamurebaga, mbona yahindukiye, mbona yabaye offended, mbona ibintu byamurenze. Aravuga ati giye ikintu ushaka kumenya, ufite amashuri angahe, itorero ryawe ribamo abantu bangahe, ibidududududu. Noneho cyagiye murebye ndavuga ni noneho ni nkaho nasubiye kuba muri jewe. Noneho ngiye kumureba mbona umugabo yabaye offended. Bibiliya yamutsinze aba nkaho ategeze kuyimenya, ariko ni mwuka wera yamugize wumva yamweretse ko ntacyazi. Atangira yibaza ati uri muntu ki, ufite imyaka ingahe, ufite umva ibintu byose utuye hehe, urumva ubutunzi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Noneho ndagiye ndavuga ni sorry niba wabaye offended, it was just a Bible, yari Bibiliya gusa. Nge nizera Bibiliya yose nk'uko ingana. Aravuga ati byo si ikibazo, nge ndashaka ngo kumenya utuye hehe, umujyi utuyemo witwa uwuhe, itorero usengeramo ryitwa irihe, ufite amashuri angahe. Ariko icyo gihe noneho nahise murema mbona ibintu byahindutse, nawe ngira nkuko mwuka wera yanyambaye nawe ibyo byaramwambaye. Mbona aracuyutse ukuntu, mbona numva imbeho, igitengo, ibintu byose. Mpita mvuga ni sorry, I did not mean to offend you. Ndagenda njya mu cyumba cyanjye ndakinga. Ndavuga wow, burya ba bantu ni abapagani. None nahise mbona yuko yuzuyemo abadayimoni. Nahise mbona none na wa wundi wo muri Australia nta nambwa azi Yesu. Ndavuga se abantu bari aha ntabwo ari abarokore. Mbega biramvanga, numvishije bimvanze, biramvanga cyane. Ariko aho ngaho twari turushye nyine urwo rugendo rwose. Igihe dore njye ngira n'ibibazo sinkunda kugenda mu modoka urwo rugendo rwose. So ngo ngiye kuryama, nigeze ndyama naraye nkirana n'umuhungu w'umusore usa n'Abanyarwanda. ahagutse n'ahanje nawe.